Amahoro y'Imana akomeza abane namwe kuri mwe mwese mwakoze subscribe ku Kibabi TV ndetse mwebwe munasiga comment mugakora share. Reka mbabwire ko wadukurikirana kuri TikTok twitwa Kibabi TV, kuri Facebook twitwa Kibabi TV. Biho ni bisanzwe ni Kibabi TV kandi nkomeze nashimira abakoze subscribe. Reka mbashimire umunsi tugeze ku bihumbi 200 birenga by'abasubscribe. Reka tuzamuke turebe ko uyu mwaka uzarangira tugeze ku bihumbi 20. Uyu munsi turaganira ku kirere, turaganira kuri macadamia. Ubundi macadamia ni utubuto duto ariko twuzuyemo intungamubiri zitandukanye. Macadamia ni utubuto duto cyane nkuko nari mbikubwiye ariko turyohera. Turaryoha cyane kuko tunakungahaye ku ntungamubiri nyinshi kandi zitandukanye. Utu tubuto duhingwa cyane cyane ahantu hashyuha kandi hegereye equateur cyangwa se tropical zone nka Australia, Kenya, New Zealand, Indonesia ndetse na Afrika y'Epfo. Habaho ubwoko bugera kuri 7 bwa macadamia nubwo uburibwa cyane ari bubiri gusa. Nanone muri Kigali hari ibice bimwe na bimwe usangamo macadamia nk'ibice bya Gahanga ndetse na za Kabuga usanga bahinga macadamia dore ko habayo n'inganda zitunganya macadamia. Ariko nanone si ibyo ngiye kugumamo, ngiye kukubwira ko macadamia zibonekamo ibintu bitandukanye harimo intungamubiri zitandukanye. Icyambere ugomba kumenya nuko zikize cyane kuri fibre. 23% yizo umubiri ukenera ku munsi, muri gram 100 usangamo fibre zingana n'8.6 kandi zitanga imbaraga ku mubiri. Gram 100 zitanga imbaraga zingana na calories 718. Ni ukuvuga 36% y'imbaraga umubiri ukoresha ku munsi. Ikindi muri macadamia dusangamo izindi ntungamubiri zitandukanye harimo imyunyungugu, ibirinda mubiri arizo antioxidant na za vitamini z'ingenzi ku mikorere myiza y'umubiri. Ikindi wamenya nuko zikize cyane ku muringa, copper cyangwa se cuivre, ubutare, magnesium, manganese, phosphore, calcium n'indi myunyungugu ifasha umubiri mu mikorere itandukanye. Macadamia zigaragaramo phytosterol na beta-sterol bijya gusa na cholesterol nziza. Reka twinjire ku kamaro ka macadamia ku buzima. Kurya utu tubuto duto ku ifunguro ryawe rya buri munsi bifitiye akamaro cyane umubiri, kuramba ndetse no kurwanya indwara zibasira imikorere y'umubiri. Icyambere nuko zigufasha ku mutima kubera ko nta cholesterol zigira na nke irangwamo, zikaba kandi zikungahaye kuri phytosterol na beta-sterol bigabanya urugero rwa cholesterol mbi mu maraso, zikongera urugero rwa cholesterol nziza mu maraso. Zirimo kandi ibinure bituzuye neza bishinzwe kurinda umutima, bigabanya urugero rwa cholesterol mbi mu maraso ndetse bigasukura imijyana. Zirinda ku buryo bukomeye indwara z'umutima ziterwa no kwifunga ndetse no kwitambika kw'ibinure mu mitsi ijyana amaraso. Nkuko mbitangira nakubwiye ko ari isoko ikomeye ya fibre. Macadamia zirimo fibre zingana na 23% yizo umubiri ukenera ku munsi. Zigufasha kumva uhaze bikakurinda kurya cyane, bityo zikaba zaba n'ingenzi cyane kubifuza kunanuka. Zifasha nanone mu igogorwa ry'ibindi biryo, zikarinda kandi kwituma impatwe cyangwa se constipation n'ibindi bibazo bishobora guterwa n'igogorwa rigenda nabi. Ikindi wamenya nuko zongera ubwenge no gufasha ubwonko. Zirinda kandi zigatuma urwungano rw'imyakura rukora neza cyane. Umuringa uboneka muri zo ufasha mu gukora uturemangingo tw'ubwonko twitabazwa mu guhanahana amakuru ku bwonko. Ikindi nuko amavuta ya macadamia akize cyane kuri acide yitwa oleique igira uruhare runini mu kugabanya ubyimbirwe no gufasha kwibuka cyane no gufata mu mutwe. Irinda kandi ibimenyetso bya asima kimwe n'urugero rwa cholesterol mbi, yongera cholesterol nziza mu maraso. Iyi acide kandi ituma uruhu rurushaho korohera. Ikindi wamenya nuko macadamia ikomeza amagufwa, uturemangingo ndetse n'ingiramubiri. Kubera imyunyungugu macadamia ikizeho zigira uruhare runini mu gukomeza amagufwa, uturemangingo n'ingiramubiri cyangwa se tissues. Magnesium irimo ifasha imikaya n'imyakura mu gukora neza, ari nako ituma umutima utera neza cyane. Icyo nakwibwirira abadamu nuko macadamia zituma uruhu rudasaza. Akamaro k'amavuta aziturukamo ntiwakavuga ngo karangiza. Amavuta arimo acide palmitoleic acid zitandukanye zifasha uruhu, zituma uturemangingo two ku ruhu
dutinda gusaza. Uko uruhu rugenda rusaza niko iyi aside igenda ishira vuba kandi ni ingenzi cyane kugira ngo uruhu rugire itoto. Niyo mpamvu uzasanga mu mavuta n'ibindi bikoreshwa mu kugira itoto ry'uruhu biba birimo amavuta ya macadamia. Ikindi ni uko zirinda imisatsi n'uruhu no gucika kw'imisatsi. Ubushobozi zifite bwo kurwanya uburozi no kurinda uruhu gusaza, zifasha umubiri gusohora ibyitwa free radical zangiza ingingo zitandukanye z'umubiri zidasize umusatsi n'uruhu. Ibirinda umubiri antioxidant biboneka muri macadamia bifasha uruhu kwiyuburura no kurushaho guhorana itoto. Amavuta ya macadamia arinda imisatsi gucika, yinjira mu myenge y'imisatsi agafasha imisatsi gukweduka neza no kugira ingufu ku buryo idapfa gupfuka byoroshye cyane. Ibyo ugomba kuzirikana cyane nuko macadamia zirangwamo gluten cyangwa se gluten free, bityo ni ingenzi cyane mu gutegura ibitarangwamo gluten. Ku bantu barwaye celiac disease cyangwa bagira ubwivumbure bukabije ku biryo birimo gluten, amavuta yayo ashobora gukoreshwa nk'uko aya erayo akoreshwa. Ushobora no kuyatekesha cyangwa ukaba wayongera mu byo kurya bihiye ndetse na salade. Ushobora no kuyisiga cyangwa se ukayasiga mu musatsi. Ako kari akamaro ka macadamia ku buzima bwacu. Reka tubabwire ko mukwiriye gukomeza gukora subscribe, ariko ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0788 794 2019. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.